uyu mwana se mama wadushyize hasi ibyo bintu ukabyihorera ukicara bakagutegurira ibyo kurya ukarya bakagutegurira ubu naza hano no kurya iwanjye ntabwo naryaga ntabwo iwanjye naryaga hari ugikora se ubu ngubu yabona ufite akuzukuru mba niriwe n'akarera ufite akana wabyaye nifite yakuzukura ahangaha wambwaye nzanagenda ninshaka nzagwe ku gasi umwana wese si nkundi se wakitaye kuri uyu nguyu we bigutwaye nkubwira kuriya ntacyo uzamukuramo uriya si uriya azakumarira byibura se wamuhaye uburere warera ariko narera generose warera umukecuru mu kinyarwanda cyo bakubwiye ntabwo uzi ikinyarwanda wowe igiti kigororwa kikiri gito watangiye gusambana wampamagaye nanjye muri dushe yawe Dr. wiriwe Mucyo amakuru ni meza wakwinjiye se nkakugeza aho ugiye aho ari hose nta kibazo oya nta kibazo urakoze Mucyo wambabare oya Mucyo please ngiye kwishuri ariko nanijyana Mucyo ihangane nkugeze itsuki nta kintu bitwaye Mucyo umva nkubwire basi Mucyo wambabariye nkakugeza aho ugiye sibyo ndakwinginze please Mucyo okay thank you Mucyo biteze thank you kubwo kwemerera ubusabe bwanjye tugende rero uretse ndasaba kuvugisha gatoya yewe urasi mucyo winjiye muri iriya modoka ngiragenda yawe kamana uriya se umugore n'umuhungu wanjye ngo bararera iki uriya baramutera inda mu cyumweru gitaha baba ariko ubundi se uriya mugore yarera umuntu wananiwe no kubyara akaba agenda yirwa atoragura yaba we mbega amakuru ariko umva uyu munsi ntibankira irarenze koko mana yanjye urasa mujyanye mu kanyagwamo ntubone ngana gutya ngo ugire ngo rero bumva yewe kuva nyiri umwana nanywaga amata kugeza ubwo ngana uku nguku biragaragara rwose mugabo mwiza none wigeze ubonamo inzoga n'umunsi n'umwe amata icyayi uzi n'uzi kuvuka mu rugo uri ikinegera we mwana wenyine mva barantetesheje nta kintu batampaye biragaragara ko uburyo nyoko gutwaramo uri n'umugabo biba bigaragara narivuze mama ariko ntukagira umushira niriwe shu ni karibu ko watinze ese ubundi ngo yasigaye abaye iminsi 3 yose ntakubona usigaye ubaye ubwo umwana afite ishuri uyogiye se ko yiga abagiye kugira byose bamo n'abagenzi be uri kumuvugira ariko nise sheri ni gereza umwana nta burenganzira afite bwo gusohoka ni gereza ze ku buryo mari iminsi 3 ntamubona ese niyo mu busana ubwo kibazo kiri ntabwo ashaka
ubu nubwo ntabwo usigaye uba mu gakungu uyu niba azamuduteranira mu minsi mike ubu ntabwo yabaye ikiraro yego kakuse nawe reka kureyakitinga gutya aya kutinga gutya se ntabwo ari we mbaza si we mbaza ese bebe waretse kubwira umwana nabi ndamubwira nabi cyangwa niyo kumuguteje nawe yaramugutejera rero nkubwire wa mugore nawe sijye ujye gufatanya na mama wawe haka igihe cyose muramufatanya na mama ubu mama ari hano ngaha niwe usigaye ukora ibyo ukora ahubwo wamusimbuye mwakoze ikipe ndamubaza iminsi 3 yose ntamubona aba ari mu buhe burara uyu mwana ntabwo afite ishuri nabyize umutera mwakubuza ndabeshya ese ko kumana nyagasani ahari muganga ataragera ahangaha ibibazo byose bibano byare bahaba byarahaba ahubwo mu matagera hano twese turi mu mahoro ushaka kunyibutsa no kunkuruga mu bwongo ngo unyibutse ibintu byinshi aho uzi ko uyu mwana ari utumye nyiri hano narabasha no guseka ariko ntukajye wumva ndi kubaza umwana ngo nurangiza uzane ibindi bibazo mba nagerageje kwihangana nkaseka nkakurinda down studio ntabwo nyirya ngo bimanuke urumva wiri gutoteza umwana hano ahure n'ibibazo biri hano urumva kuba ndi kumubaza aho aba ari iminsi yose bishize ntamubona ari kibazo ese no umucyura umutoteza umubwira amagambo meze kuri mucyura mibiki uyu nguyu n'umwana ugitama mbuga ubutabaza amakuru ye yose wiga muri kaminuza bakuze n'ikindi wamutuminda se mutuminda ariko ubundi ubwo ibintu abantu nk'aba ngaba bari murabizi wowe abahe bamushire uyu n'umwana ariko ntago ari n'umwana ibintu bibiri uyu nguyu se n'umwana utasamira mba rero nkubwiye ikintu utaruzi ndawukurana nakuba ariko kuri uyu mwana babara tuzabipima reka nanjye mwana yaje twabyumvikanye wa mugabo reka nanjye mubwire rero sibyo umva nanjye mubwire kubaho kandi nanjye ndagukunda ariko igihe uzabona ndi kurera ntukajye unyitambikira mu byawe hani wanjye kura no gucyurira umwana umva amagambo uri kumubwira abihuriye he koko uri kumva utari uri ko kitavuga yego mana nyagasani nta nubwo uzi kwisobanura ese sheri mbabarira nawe ntabwo uzi kwisobanura ni wowe mbaza yego mana nyagasani ariko se bite reka nigendere kuko ngumye aha usibye n'amaguru kuba yaracitse n'umutima uzambamo kuva uri kumwe na mama wawe icyo mwiyemeje cyakora cyo umunsi niyawe uzamenye icyanyishe niko ntabwo ari mbaza ntabwo ari ndi mumbaza watangiye gusambana niyo umurebye mbona utera umwaka kuko nk'uko wabivuze utera umwaka ukazi cyangwa ni bimwe bavuga ngo urebeye inyuma aya muga umeze neza none nta kibazo ni sawa ndakeka noneho ibintu byagiye bibaho by'utubazo maybe mwabikosora ku buryo utazongera kuba muri iriya leta ibibazo byo ntibyasha ko n'ubundi urwo ni ishuri hari ibibazo umuntu aba yarasinyiye ibyo bintu uzi ko bishobora gutuma abantu batarashaka bikanga oya niyo nzira mama
okay ntabwo ni ukwemera ibije byose mbese andi makuru ameze neza akazi kacu abizi kaba ari kenshi ariko nta kibazo nari ndi gupuraninga ahubwo kuzaza gukoresha check-up nyuma y'ibintu byose nkareba ukuntu nawe mpagaze muri aka gatekerezo ntabwo ariko gukoresha check-up ni kimwe mu bintu by'ingenzi ahubwo abantu bajya birengagiza kuko bigufasha kugira ngo niba hari n'ikibazo wari ufite cyangwa indwara ikiri kuri level yo hasi wirinde cyangwa tubone uko tuyikumira itaraguka ni igitekerezo cyiza cyane ndaza kubiganiriza umutware tuzazana turebe n'ibiro byacu ko nta diyabete irimo da ariko biba ari ingenzi nawe uzamwibutse ko buriya abagabo birabagora kubyibuka ndabigerageza ese wa mukobwa wanjye nkagira akwakira ko musabe nawe njyenyine it's okay uretse ko ubu ngubu aya masaha nta kintu nafata hari ikintu ushaka kubaza ariko sinzi niba nakakwinjira mu buzima it's okay wambaza nta kibazo uno mukobwa wanjye mucyo ahantu mwaramuziranye mucyo mucyo byarantunguye ahubwo kumubona hano kagira inkuru actually ntabwo ari ibindi urabibona n'umwuga wacu mubona bwa mbere yararwaje kwa muganga ahantu akoraga ahantu mu cyaro gutya so yararwaje umwana w'umusore ukiri muto nabonaga ari inshuti cyane nyine bamenyeranye naho namubonye impamvu ni uko nigeze kumva umuhamagara ngo petit wa actually urumva twebwe abaganga tuba tumeze nk'aho tubana n'abarwayi bindenze byose n'inkumi se nibazaga nyine mucyo biti Sava. uvuye hese utaranjeje Umushitsi wanjye nagiye gusura twigana. ibibazo uko utambwiye nahangayitse Urujyanye nazi kubukanga ariko nari mbizi ko nari bitinde. bamwita muganga uramuzi se Ndamuzi. mucyo umeze neza Meze neza wowe. nanjye meze neza cyane Akazi karagenda. karagenda naje kureba umurwayi niba yamaze koroherwa cyangwa gukira ndabona ameze neza Mwakize se iki? isa nta kintu wabasha gufata nagira gahunda yo kunywera cyangwa kurira ku masaha no kunyihanganira nawe utaha ntabwo ngera umuganga nuko biba bimeze nyine ariko uzakomeza kumera neza da mukobwa wanjye akaba yanyitayeho arahumura karibu sheri karibu hano ndabona washingiye cyo kunywa biri heza umugabo noneho agira amashyengo by'iki zabaye nari naje kureba uko niba ari koroherwa ikindi mugani we ni amashyengo yatebye ariko ntabwo ari ukuvura gusa menya uri na gato mwahari
oya mba naje kureba uko ameze ndeba ari ureba umugore wanjye uko ameze umureba dekora ninde wakubwiye ngo ujye umenya uko umugore wanjye nakubwiye ngo ndekora umugabo mwiza n'iki cyaguteye ariko bite byawe ahantu rero beraka akaga useka nawe bitari ngombwa urabona ibintu turi kuvuga ari ibintu bisekeje ese sheri ndinda kurakara habaye iki hano uyu ni umuganga ni mushinyikire nyine mushinyikire mushinyikire oya ariko naje gukora inshingano sinzi impamvu ariko rero uretse ko ari uko ubu nashanutse narwo rero nabwiraga ndimo ndakubaza ahubwo mbwira watangiye gushyingira ryari njyewe ndashyanuka niko urugo rwanjye rurushakamo iki ariko ndakeka nta kintu bitwaye kuba naza kureba niba arimo kororerwa ariko se umurwayi ko yarembye nge nguhamagara nkakubwira ngo umurwayi yarembye nkamukuzanira ninde wakubwiye ko abaganga bakurikirana abarwayi mu rugo iwabo vandi sinzi impamvu urimo wait ninjye ubwiye ngo ndashyanuka imbere y'abana mbyaye sheri ni urwo rwego ugezeho mu rugo baruhambyemo mucyo mfite serious hasi gukurisa ciceka ariko harushobora kuba wabyitiranyije mbona hari ikintu nkubajije ndakubaza invitation ndakeka ndavuze mwicara mwakoze kandi nakunzugura mu rugo rwawe ese uzakomeza kunsebya kugeza ryari uricara cyangwa ntabwo wicara twihanganire sawa muramuke mucyerekezo undi mwana yerekeza undi mwana se nawe cyangwa unyongere ibindi bibazo ahubwo ikizavumbuka muzakirengera ngo nangana we ngo anamuherekeze ndashyanuka imbere y'abana cyane wese agaciro umaye n'akari ese kuki wumva wenda mugomba kuzanturitsa umutima nkapfa nabi nasezeranye nawe kubana mu byiza no mu narakubwiye ngo ntuzongere kujyuzana mama mu bibazo byanjye nawe bwite tujye tuvuga mama biri ngombwa igihe bitari ngombwa uceceke haguruka imbere se cyangwa ubwenge bwawe bwagiye mu kibuno ushobora no gutekereza unatekereza n'umwana w'umukobwa utangiye kumuteza ubuhungu nk'ubu ngubu ejo niba mutera inda ajye kwangara hano ko wicaye wenyine se nakubwira bariya si abantu uriya mugore wawe ubona usigaye arara agenda amajoro ubona atahira igihe none nkubwira yewe narabikubwira ngo nawe bakecuru ikibaje nawe ibintu bibaye ugiye kubyuririraho ahaha mbyuririraho iki kibondo ntabyo nuririyeho ariko biranashekeje kurigije ukuntu nabikubwiye kuva kera ntiwashaka kunyumva ariko uriya we noneho mwatoraguye umva mugiye kumurerana n'uwabyaye uzi imodoka zirirwa zimutwara zigenda zigaruka nzibonye aka ntabwo nanjye nibyo ntarimo ndabwira aka gatatu Esther nanjye nibyo nari ndi kumubwira wamubwira gute ndimo ndamubwira ni nawe urabibonye none se ubu ntabyo kira ni ikirumbo nta kintu muri umurera nta kintu azavamo ngo mbivuze umugore wawe ahita yaduka ngo nyoko aha kaniceceke gusa witegure kumurerana n'umwuzukuru wawe harya uriya ngo yabaye umwana wanyu murerana n'umwuzukuru se kuko yabaye iki namwirukanye agasohoka akagenda nzamwirukana umugore wawe azahita kwirukana nawe
anececeke anyirukana se yaranshatse ariko mama uzi ko utekereza ko nshobora kuba ndi inganzwa muri uru rugo none urinye aho umugore wawe ntuka buri munsi ureba ahangaha ukaba warananiwe no kumwirukana urenganzwe urebye nakureshana ntabwo uri imwe yonyine hasi kuko ubushaka nirukana umugore dore imbara nabivugiye iyo ndirimbo yaraharurutswe umbwire nterinde nagushakira umugore mwiza noneho kandi uzahita abyara none se mama uwo mugore ugiye kuzambuka reka mubwire ikintu aho kugira ngo uriya mukobwa twambaye ese ngo ibintu byawe byose wowe urumbwira gira hano kuri ariko tujya inama ariko ubwo inama tugira reka iyo tugeze ahantu tugiye kuvuga ibyo kwirukana umugore ibintu byose bihaye ubundi inama none itari umukecuru ese umugore wanjye mubi inama itari umukecuru ikibazo rega n'undi ushobora kunzanira umugore utabyara mwishakire nta kibazo ariko nguma n'uwo mfite komeza n'agahinda kazagutsinda ahangaha ese n'umubyeyi ngo mwishakire reka nigumanire uwo mfite ntacyo ntwaye ibibazo biba bibaye ubu ngubu ugiye kubyuririraho iyo urabivuga iminsi icyumweru gishira ukibivuga uyu mwana se mama wadushyize hasi ibyo bintu ukabyihorera ukicara bakagutegurira ibyo kurya ukarya bakagutegurira ubu naza hano no kurya iwanjye ntabwo naryaga ntabwo iwanjye naryaga hari ubwo ugikora se ubu ngubu yabona ufite akuzukuru mba niriwe n'akarera ufite akana wabyaye nifitiye akuzukuru ahangaha wambwaye nzanagenda ninshaka nzagwe ku gasi umwana wese si nkundi se wakitaye kuri uyu nguyu we bigutwaye nkubwira kuriya ntacyo uzamukuramo uriya se uriya azakumarira byibura se wamuhaye uburere warera ariko narera generose warera umukecuru mu kinyarwanda icyo bakubwiye ntabwo uzi ikinyarwanda wowe igiti kigororwa kikiri gito niba utabizi niyo gishaje kirabora ntavunika nshuti kirabora ko tuzahangana abona akana Чучко тихо посуди. ngira ngo tujyane se Коza. Pushana. Pushyamo imyenda yawe. uri muzima ndagiye mwishime ndagiye kugeraho umwana wanjye ambwira ngo igiti gishaje kirabora ngo kigeraho kikabora mbese ubu amaze kumboza reka ngende